Miki sandushiki nicyo afite sabwo nafite icyo afite nafite ubukwe ibaza bukwe bukoze ejo bundi ngiye uzigiye nakoreye ubukwe aziko muri ibigorye ako barabure ko wakoze ubukwe ntabyo bazi twakoze ubukwe abagabo batugurira amamodoka muri bihoni n'amazu n'ibipangu batugurira ibipangu dufite ama iPhone dufite ibiki andushiki wakabiwe ndabizi kagenda mvuga nibyo ugenda umvuga ndabizi nabo bibwira ndaba inde se kandi Miki ndikubwira Miki simpaka ngo wenda ngo ngiye ngo mvuge ngo abo wabibwiye ariko Miki ibyo ugenda umvuga byose ndabizi oya Jessica ntabwo gusa yakuvuga ko gufana ko nyana gupostinze ufite akana ke itonde nagutaye ubukwe bwawe ariko ngukunze nagaruko nakwanze kandi umugabo wawe niwe wanumiye kuko ni inshuti yanjye izi mbwakazi nizikazaje ziza kunera iseseme muri kuva mwandaya muri comment baranditse ngo akurusha aga kandi wowe ntawe ufite andusha aga ibaze ko ngiye none mfite ba aga ven uzabicunge nana rimwe njya nibagirwa Nyakso Nyakso cyamwita boss ni boss wanjye wow ma Irene ndamwubaha kuri wawe wenyine udashobora kubyumva nikabona nubwo nagira amafaranga rutayiwe sibyo ikabona nubwo najya kuri hit nkamurusha amazi arashyuha ariko nibagirwa wabo wambeho je mufata nk'umubyeyi wanjye nyine muri runo ruganda yego uru ruganda ni wambyaye nyine muri ruganda ni akakuzana amakavati nkweretse abantu gera narabikubwiye ni benshi twakinanye urukumva uzikuza n'umuntu kamwereka abantu ati ngiye nkweretse abantu ni wa muntu niyo nabadevo barabizi niyo nabaga mfite shoot akamamagara ngo dushutinge nahitaga amagarira shoot yanjye takubaho kuri umusare ndi iyi shoot mwe muri kujya gushutinga iyo atabawe iyo atangira uyu nguyu nago tuba turi no kuyikora ngo tuba turi no kwitekereza ni hagare tuzayikora ejo baze nje kwitaba boss wanjye kabone nubwo hari ikibazo nahuriramo nawe kwashigirana icyo kibazo ariko nago byakuraho nyine ko kuba ndi kwidegemya nyine muri kumona nka Kiramani 90% ruhare rwiwe yego kugira ubyemera impamvu nyina ashobora no gutinyuka kumwubahuka nuko mbizi ko ubumenyi bwose mfite ari ubwo yanusuriyeho rero simbona ngeze amahirwe ngo imihandi kankunda ngo mite numva ngo nduwadanje kuri we never nago nzibagirwa ko icyo gikundiro mfite nyine ari akantu yanusuriyeho no skills rega n'ubumenyi nubwo nizo skills mfite wenda imihandi kateyongeramo na blessings sibyo nago bitabimva nyibe bimba kubyima ngo numve ko ntacyo ari cyo impamvu ngiye mora nshimira Nyakso ire reba filime umuntu ashaka kuza kabiri imyaka 5 muri filime uhora umubonamo na episode nimwe utamubonamo buri episode yose isohotse umubonamo ariko nana ari murabona nyine kashoboye yego izina rye ryaranze kurenga aho ngaho umuntu nyine niwe ushobora kuza kumukinira ariko se uje gukina akajya gushiramo nyine gutyo bisanzwe naguhereza nyine iki kintu kiratuma nyine abantu banagukunda byo byakumaririye sibyo ariko nimba Nyakso yarafata akata ngwita boro nyine yanjye nawe turi kumwe turi gukinana umva kanshira imbere ya main wa muntu nyine abantu baba bashaka baje kureba cyane akanyanshira imbere yiwe abantu bakandeba cyane akanguta n'utuntu tuza gutuma bankunda icyo ni ikintu cyo kumushimira yego kuko ni benshi bakinanye nawe kandi batari ku rwego twe turiho nose kuki ibyo bintu wicara kumva nyine ni for granted nyuko ibintu nyine ugomba guca amazi ngo nuko ngo nanje yamemanga nanye ngamukina no si ibintu wowe ufata nk'ibyo ari ukwiye never na rimwe kandi yewe noneho uburyo byemere niyo utanamumbazaho mba ngomba kugaruka nka mu icyo cyubahiro kiyo Nyakso icyo cyubahiro arakigomba guko mana yanjye ntafite impano yanjye sibyo yego ni nanjye namuhaga kandi akananyishura ariko bidakuraho yuko yabishaka yari kujya ndikira aho ngano none nayizamura cyagashyiramo nundi Tirega twari benshi hari Patino hari Prince hari Rami Boy hari Yannick hari Jado niyo uvamo ntari kumenya ko avuye niyo uvamo no kumenya ko navuyemo yego ko kantu nanga bana bajya bakibuka ari ukuntu nagukura muri projet nubundi ntiyagihinduka wagufashe ngo uwo muntu rero yitwa Nyakso na uwo mugomba kumushima ubu kano kanya uri kumbona nduyu niyo nshuti Yannick Kiramani wamamariza ibigo bikomeye umugabo ibigo bikomeye ibyo byose mbikesha boss wa Nyakso je ariza tayicara ngo nge nta muntu wamfashije ngo ngiye ngo naza gukina nawe nge nagaruko bimeze nge nagaruko mbibara nge mbibara yuko nyine yatamaho gukinira si ibyo bintu ariko bigaragaza he akuza abana birirwa bakora unese abana bari kuburyo amafaranga aruko n'amana bafite nyine rene umwana ari kwemera kwishura 20 byiwe ariko nyine imana atayifite
anjyana n'abamaza 400 sibyo umwana aravuga ati ngiye 400 yanjye ndayafite wanshizemo nkabona aho nigaragariza iyo mana njye munabonye aho ngaragaza mise nangira kumva nyine ngo nani cyo muhaye sha nanjye naragufashaga ngo ntabwo icyo nasaba ngo karugire akuzi ko mukina ibyo bintu bari kuca amazi abandi hano banifuza no kuba banahura nanjye nkanamusuhuza gusa akabana bijyana ati akipozera agafoto ati nawe nakira abantu bakavuga ati ubwo wahuye nawe tukaguha icyizere yego